inshuti ngewe nkunda gutembera mu mahoteli menshi yego nkunda no kujya hanze nkabibona hari hoteli utasangamo byeri nimwe igomba gucuruza ariko igendeye ku mahame ya ADPR ibyo bahakanye ko bitagomba kunyobwa ntago babishyiramo kutubwira rero ngo tuzahomba abantu bose se bamwe inzoga ahubwo murashango tugwe muri wa mutego ngo dore bashizemo iki Erega dufite aba contre 6 bameze nabi baba aje kutubwira ikibazo cyuko tuzahomba sugikuye byacyo bidutwaye twebwe ushaka gutekera ati niyo twamba tuzasubira inyuma tubabwire batanga oya ibyo niyo byivugire tuzahomba ko ntabwo dukorera guhomba dukorera kunguka uwo twabishinze ni ugomba ko agomba kumenya ko hariho discipline amahame n'imirongo ntarengwa yitorero rya ADPR ko mwahisemo kubishyira muri business bitegamiye mu idini byabaye company ni gute mutakubahiriza na babanda ahubwo mukabazana mukunguka cyane ahubwo waraguye wowe ufite ikibazo business yacu nta nzoga ibamo unamenye ko tunagufasha uri umurokore ucuruza depo ya byeri twaguhagarika ni gute wahagarika umuntu w'inzoga wowe ukajya kuzicuruza abazizana mu ndazi none se munda itegeko ryo munda turarirwanya reka ngo amakuru nanjye ngufashe none se umuntu twemurwa ntago twemera kanyanga wavuye muri Uganda iri munda wamubaza iki waje afite mu kajerekane se cyangwa gacupa se amahame mwari mufite iyo tugira clientele yego tukabasha kwishyura ideni bari baduhaye icyo twita année de grâce ni yindi ufata ideni ukajya wishyura inyungu utarajya muri kapitali soro ntiyihuse kubera n'abayirwanya n'abasakuza ngo naho indaya niki hagomba kuza plan B yitwa ngo ubwo dufite uburyo n'ubushobozi dufite igishoro uwavugana bati tukayishyura noneho tukirinda kwinjira mu bihano ko hariho miliyoni 100 gewe nzi bafashe bajya kwishyura beka yego cyangwa n'amakuru tuje turi kubintu baravuga ahubwo rigashaka umuntu ufite competence ihwanye n'icyo bakeneye timwe turajyana urahumvise aho ngaho nuvangwa nimba ngiye muri business ndazana umuntu wize droit ajye kuba manager w'ibyo bintu ese haje bihagarariye twamubwira ngo uzajya ukora uku nuku uzari abagabo bashaka gucuruza yego ntibakunze gushinga business abana babo kuko iyo ahombye ntiwamukubita urushyi cyangwa imiryango oya ntibikunda afashaka manager wo ku ruhande ari bugireho autorité aho ni ubwiza bwa ADPR bugaragarira nuko tutarabanura nicyo mwashatse oya tonde nkubwire hari amategeko utari bumbwire ngo ni business ugiye gukora uzamukunuko ibyo ntabwo uri umwana wo mu rugo ngo wirirwe wiriza ufite iyo competence niba uyifite none se ntago wabona umwana wawe afite ubwo bushobozi iyo bajya gushakaho nuko nahandi baba babuze kuko ntabo wabyaye ngo tuzanire ngo bitewe n'akazi umuntu akora yego ubupolisi gisirikare yego gutwara moto uranyumva neza umufundi umusuderi yemerewe kwambara ipantaro kuko ari mu kazi kabigenewe ariko ntiyemerewe gucuruza inzoga tanduka ngiye cyazo ngiye none iki ngiki urumva tugiye mu mwuga uzanye ibintu bidahura none mu kabari gute none se akabari ko nimba umuntu bihuriye nimba umuntu atafite ishuri none se imyambaro no gucuruza bihuriye kuko buriya hari abintu ugiye none utanga gusubiriza ikibazo kimwe yego niba umuntu yatuye ko ubundi mu by'ukuri inzoga si icyaha agiye mbikubwira kuko ntago bibiri igaragaza ko ari icyaha iravuga ngo ushukwa nazo no utagira iki ubwenge avuga ngo mwirinde ibisindisha na magambo yavugaga yego none ahandi havuga ngo azabona ishyano uzinduka avumba undi yabyiguriye cyangwa n'iki byose havuga muri biravuga ngo azabona ishyano uha ibisindisha umuturanyi we kugira ngo abone ukuntu amushuka nk'inzoga muri hugiye gupfa n'ugiye kurangiza ubuzima ariko urahagaze bati twebwe niko ngiye kubwira discipline kivuga navuga ngo twe twabujije abayoboke bacu kunywa inzoga kuko zitera gukubagana zitera ibyaha kandi zitwara abantu amafaranga icyo gitabo cyanditse twabujije yumvira mba nkubwiye jewe yuko bitera ariko none uraje itonde winjyana kure
yego mushumba, ariko ndanabashimira cyane. Yego. Mu itorero mubarizwamo umuntu afitemo inshingano, nabonye mwazanye igikorwa cyiza. Mu myaka merukamo ni inyubako yateje impagarara cyane yo kuvuga Dove Hotel, nako yari Gisozi, yitwaga Gisozi, ifite teme ni maguruke muze twubake, dore tumeze nawe muri Nehemiya. Biza kuvamo ibintu bitari byiza, imvuru nyinshi n'ibiki byose, abakristo nyine barahavunikira, bibaza umusaruro wayo barayibura, ariko nabonye hari icyavuyemo cy'umusaruro gifitiye umumaro abakristo. Ko Dove Hotel yaje ari igisubizo cyo kumaraho cyangwa gukuraho divorce zari zugarije abakristo. Ubundi nuko abantu babihera hejuru babibonye, ariko burya igitekerezo cya Dove Hotel cyatangiye kera. Buragiye nkizi muri 2005 twajyaga dutanga n'umusanzu wa buri mwaka, buri kwezi ugomba bataga Gisozi, no kuvuga ngo ni Gisozi gusa, Dove yari iriho. Buri paruwasi kagira amafaranga ngomba gutanga, kuma kuyatanga imyaka 13. Yego. Kandi kuko twaranabikoze. Yari ije ari igisubizo kimeze gutya. Cyo vuga ngo aho kugira ngo abakristo bacu bajye kurara mu yandi mahoteli. Yego. Uwabishaka yaza akajya kuko akanishyura, kuko burya kuba washyizemo amafaranga wanarangiza ntubaka bya bikorwa ntibyakunda. Icya kabiri, hari harambiwe gukodesha amasare dukoreramo inama, kandi twagakoreye inama muri iyo hoteli yacu. Yari projet yari ndende, ndayibuka giye bayidusobanurira, tukanayatanga tunezera ko nta mukristo akava ku maturo twagomba gutanga twohereza, kugira ngo amafaranga twishyuraga mu manama arorere. Igihe abaza kubazaga mu manama ajya mu mahoteli y'abandi, bagombye kurira muri hoteli bakaduteza imbere. Icya kabiri, hagomba kuba piscine, kuko agiye pastor agomba koga, akagomba kuza kuruhuka koga cyane. Hari n'umunsi giyewe nzi nta muntu ugipfa kujyamo, hajyanga abapasiteri gusa n'abari. Hari hakeneye n'ibindi bikorwa. Ikindi cya kabiri, gutumiza abantu bavuye hanze tukajya kubakoderesha mu zindi hoteli, natwe dukeneye kwinjiza muri hoteli. Cyari igikorwa cy'iterambere, tugikora igihe kirekire kinini, abantu batanakizi, nta n'umuntu tukibwira. Soro cyabaye ikibazo muri 2010 na kangahe na gatanu mu mpera na ariko na gatandatu gono cyata na gatanu nari impari inama ikorwa ndanayize. Ako na gatandatu hobya. Oya, ubundi badukoresheje inama, bamwe baratubwira bati noneho turashaka ko Gisozi yihuta kubera ibi nibi mureke dufate amadeni, baradusobanura turashima turabyemera. Noneho Binacuna gatatu bati bya bindi byahindutse ni muyishyure. Gute nkamuye ko mfite umwaka w'iki byose ibi mpaka, ariko by'ukuri igikorwa cyari cyo ngicyo. Cyane ko burya urabona itora ifite abantu barenga miliyoni 2, amahugurwa bagomba kurara, byo bagomba gukora. Sumva ko cyari igisubizo, na mbere cyari igisubizo. Until now ni igisubizo. Nabwo ni igisubizo kuri bamwe, ariko oya cya ku gihugu. Ikibazo nkubwire, ijambo bamwe wa does it mean? Kuri bamwe oya, kandi ari jya abapasiteri bajyayo bonyine, kandi atariho batanze amafaranga. Abandi se kujya haro birukanye kujyanwa n'itike yawe, uretse ngo muri hoteli gusa ngo niki. None se kuki bamufungira n'icyo? Ugomba kumenya ko warubatse, ariko se inyubako ntizakenera amasuku. Bivuga ngo wubatse inzu izabyara ubucuruzi, nujya kujya gukorera y'ubukwe tu dois payer. Kandi ntabwo turubwira ngo urishyura ngo kubera ko uyu ntabwo bamuzanye ubusumbane. Bivuga ngo ni igikorwa cy'iterambere, ariko ukeneye gukorera nk'ibirori azishyura yo ngayo. Urumva rero ni ibintu by'iterambere bishobora kutugabanyiriza na wa muzigo. Turimo turagendana. Nakumva cyane. Noneho nk'urugero nk'ubugiye nuko ntabwo nk'umushatse gukoresha igiterane, nta handi jye najya ni muri Dove, najya muri sale ya Dove nkishyura. Ako kishyura nkuko nandi maca. Ikindi wabonye ko ni nandi matorero, nundi ubishaka ashaka agira gute ajyayo, amafaranga akinjira muri ADPR akagira ibintu akora, kuko hari igihe biba bikenewe. Soro ni igikorwa cyari cy'iterambere cyatangiye n'ubundi n'uriya mushumbiza ye n'ukuri nawe icyo gihe ko nabirebaga nawe yari wabyumvaga gitangira kera muri 2005 cyarizwe muri za 2000 ngo gengeye kuba mwari musanga kirahari. Turayishyura kugira ngo mushumba kugira ngo ndetse bajya kuzana ngo dutangare amafaranga menshi, twari tukiyatanga. Bundi mudufatira ibyemezo koko. Ibyo nuko byafashwe, ibyo nuko byagenze gusa, ariko giye buriye ako kitugeraho mwese mwango nuko nyine ngo byari bimeze, ariko giyewe ntabwo nabyumvaga.
nabugingo no korari ntiri bukore sorute datanze gisozi wikwinjira mu bintu byinshi ese kubera burasa ko mutari mubizi twari tuzi kuba twemere ngo ngo tuzamara umwaka bishyura uvuga ngo muri business nizera ko baba warize ndakuzi muri business ugira plan A na plan B uvuga ngo Dove yari kwiyishyura iyo dusa tubona clientele yego okay aho kubera amahame mwari mufite iyo tugira clientele yego tukabasha kwishyura ideni bari baduhaye icyo twita année de grâce ni yindi ufata ideni ukajya wishyura inyungu utarajya muri capital so ntiyihuse kubera n'abayirwanya n'abasakuza ngo naho indaya niki hagomba kuza plan B yitwa ngo ubwo dufite uburyo n'ubushobozi dufite igishoro uwavugana tukayishyura noneho tukirinda kwinjira mu bihano ko hariho miliyoni 100 jewe nzi bafashe bajya kwishyura beka yego kenguye n'amakuru turi ku bintu bavuga batumva ibintu gusa bavugira mu kirere burya hariho miliyoni 500 zasizwe n'uwo bitaga Bwere ari we buriya mugabo Samuel yego nuvuga ngo kugira dufate ideni bagomba kuduha ideni hakavaho miliyoni 500 zikajya gukuvura rya deni tukarangizanya na beka noneho tukinjira gufata ideni aho tugomba kurifata icyo nacyo uracyumvise ndakumva cyane hari ibikoresho bari baraguze byari byarapfiriyemo basubije kujya kugura ibindi so ya année de grâce rero bituma babona ko batabasha kuraninga ngo bishyure habaho inama yo gucara tukabyiga noneho hari ikibazo tugira hari igihe abantu bumva ibitekerezo kuko ntabwo tugira level yo understanding ikintu kimwe yego nje narabyumva yego nkurikire ndakumva cyane n'abantu bahumuke bumva ibintu n'ukuri rero tukagira abandi bantu bavugira hanze utuntu kandi ugasanga abantu bose umugabo ugeze kwinshira umugani ndavuga neko nigenjera ndebe hejuru mwige yaravuze ngaho kugira ngo umuntu akurongorera umugore mu matwi yarongora habugenewe yego ati kuko ijambo ryinjiye mu matwi yego ryangiza ubwonko n'ibitekerezo kuruta igikorwa cyarangira bakajya kwatura yego inde wari watura ko yumvise ntawe kandi iyo yumvise agira gute abika mu mutwe urumva akwara ugusova situation noneho iziremereye abantu ntibabyumva mu buryo bwiza ariko byari ibintu byiza kugira ngo nyuma tunabikemure tuhite tugura televiziyo na radio uko radio yabona muri Gisozi radio byatumye yubakwa kugira ngo n'imirongo ye byose n'imirongo babitegura icyo yari plan igikorwa cyiza ariko turagikorera muri bande mu myumvire yihe muri level yihe urabyumva neza hagombaga ro kubaho mechanisme yo kubikora kugira ngo bigende neza sije nuko mbizi okay none uyu mwanya Dove Hotel yegamiye kuri ADPR ariko tukabonera imirayoborwa n'abantu batarabayoboke ba ADPR bifite nyungu ki bifite mbese byashingiye kuki kugira ngo tubone Philibert uwo muri nimuki dina sengeramo ariko yisanze ayoboye Dove Hotel ya ADPR dini rigira amahame reka twinjire mu bintu bya mbere yego wari wumva iyo leta y'u Rwanda ihamagara abakozi itangazo rya mbere niri bavuga ngo iki bashyiraho amahame turashaka amakozi muri uyu mwanya ibihe nibihe ndashaka ibiri bikurikirana uzi Kinyarwanda neza cyangwa se Icyongereza aho urihuse baravuga ngo kuba uri umunyarwanda nta makampani yawe n'abazungu kuki se babanziriye nanjye nakubajije nyine ni ukuvuga ngo ubundi igihugu kizatera imbere itorero rizatera imbere rirenga abo riribo ahubwo rigashaka umuntu ufite competence ihwanye n'icyo bakeneye turimo turajyana urahumvise aho ngaho nuvuga ngo niba ngiye muri business ndazana umuntu wize droit ajya kuba manager w'ibyo bintu ese haje ubihagarariye twamubwira ngo uzajya ukora uku nuku uzari abagabo bashaka gucuruza ntibakunze gushinga business abana babo kuko iyo ahombye ntiwamukubita urushyi cyangwa imiryango oya ntibikunda ashaka manager wo ku ruhande ari bugireho autorité
aho rero ubwiza bwa ADEPR bugaragarira nuko tutarobanura nicyo mwashatse. oya tonde nkubwire hari amategeko utari bumbwire ngo ni business ugiye gukora uzamukunuko ibyo ntabwo uri umwana wo mu rugo ngo wirirwe wiriza ufite iyo competence niba uyifite. none se ntabwo wabona umwana wawe afite ubwo bushobozi? iyo bajya gushakaho nuko n'ahandi baba babuze kuko ntabo wabyaye ngo utuzanire itangazo riba rihari. ubwo rero ADEPR ahubwo ni umubyeyi, ubu mu bubyeyi rero reka nkubwize ukuri ibitaro byinshi kugira ngo bibone ADEPR. ese nkubwize ukuri kuba waraje ugasenga ukabatizwa ukagenda ukarangiza ukaba ufite AD uri mwarimu turaguha kuyobora ikigo cy'ishuri dufite undi barangije kiye w'umukristo uzamahame tumwime kuba directeur w'ikigo runaka ngo nuko gusa wasenze. erega buriye nshaka kubwira tandukanye ibyo mu mwuka n'ibyo mu mubiri irimo business n'imibereho. uranyumvise ariko nabora buriya ndakumva ntimira gutanga bishobora no kuba ngo ugasanga bafasha n'umuntu akayobora radio kubera ko babona ko hari ibyo ashoboye. urumva twarenze bya bintu. ubundi umukristo wa ADEPR agenewe kwakira ijambo ry'Imana ya serivisi ijyanye n'ibyaroho ariko ibya administration n'ibijyanye n'ubucuruzi ushyira nk'ufite competence y'ibyo bintu. yego wenda mushumba sinzi nimba ujya winjira muri comptabilité ariko nk'umuntu wo muri ADEPR w'umushumba umenya amaraporo wenda amwe namwe turibaza hoteli igira standard cyangwa igira ibintu bigendera kugira ngo ibihabwe n'ibyangombwa bifite igice cya restaurant bifite igice cya bare bifite cy'amacumbi byose birimo ariko amakuru dufite yuko bitemerewe. Eske fanta yonyine muri hoteli ibasha kwinjizamo igakavaringa ibintu byose hoteli isaba? ikibazo mufite ni ikiza nta gahunda mufite gushyiramo n'agasembuye babore yose akisangamo. ubwo yenda umva undi wagutumye si business se ubu turi muri business ntabwo turi mu mwuga. umva se nkubwire inshuti njyewe nkunda gutembera mu mahoteli menshi. yego nkunda no kujya hanze nkabibona. hari hoteli utasangamo byeri n'imwe igomba gucuruza ariko igendeye ku mahame ya ADEPR. ibyo bahakanye ko bitagomba kunyobwa ntabwo babishyiramo. kutubwira rero ngo tuzahomba abantu bose se banywa inzoga ahubwo murashaka ngo tugwe muri wa mutego ngo dore bashyizemo iki. erega dufite aba contre 6 bameze nabi baje kutubwira ikibazo cyuko tuzahomba sugikuye byinshi bidutwaye twebwe. ikindi ntabwo ushobora kujyana nk'abantu tugomba kuza niba ari umugabo n'umugore mukerekana ibyangwa ku mwasezeranye zirahari nyinshi no mapuro yewe hari nkubwire ni Nyagatare nayirayemo y'umuyehova uzama wenyine iyo nta uterekanye ko mwasezeranye nta muntu baha icyumba umugabo n'umugore. ariko ubwo noneho dore ingorane banza nkubwire katahombye ahubwo nguha amakuru yore hoteli ko nabonye ntupfa no kubonamo icyumba. nuvuga ngo uramutse uzajyayo nari ngiye kwiyamara simvuga hiri uramutse uzajyayo yego ubukinga mbere y'iminsi 3 kuko nk'abantu bakunda umutekano wo kwituriza nta nzoga ihaba. nuvuga ngo uwinjiramo umugabo n'umugore ni attestation. yego ko mwagize gute ko mwashyingirana akemera nose nibacuruza nankaswe kandi wakeneye inyungu nankaswe ibintu bya rusange by'abantu. ewe wa mungani mwebwe mushaka gutekera ati niyo twamba tuzasubira inyuma tubabwire batange. oya ibyo niyo byivugire tuzahomba ko ntabwo dukorera guhomba dukorera kunguka. uwo twabishinze ni ugomba ko agomba kumenya ko hariho discipline amahame n'imirongo ntarengwa y'itorero rya ADEPR. ko mwahisemo kubishyira muri business bitegamiye mu idini byabaye company ni gute mutakubahiriza na babanda ahubwo mukabazana mukunguka cyane? ahubwo waraguye wowe ufite ikibazo. business yacu nta nzoga ibamo. unamenye ko tunagufasha uri umurokore ucuruza depo ya byeri twaguhagarika. ni gute wahagarika umuntu w'inzoga wowe ukajya kuzicuruza? abazizana mu ndazi none se mu nda itegeko ryo mu nda turarivanye. reka nguha amakuru nanjye ngufashe. none se umuntu twe mu Rwanda ntabwo twemera kanyanga wavuye muri Uganda iri mu nda wamubaza iki?
uwaje afite mu kajerekani se cyangwa mu gacupa se ari ikibazo ibyo nurambaza nk'ibintu bisanzwe kuko aje kuryama iri mu gifu cye aje kuryama iri mu gifu cye ariko ntiyayizanye suma twebwe ucuruje akabari memo niyo tukubonye useriva inzoga mu kabari bakubara yuko uri kwica discipline ya ADPR kuko icyo utarya utanywa ntiwemereye kugiha n'undi muntu. Ese nta basirikare mugira muri ADPR? Abasirikare nta kibazo twe twavuza akabari ni gutuhuza abasirikare n'akabari aya ngiye guhura bitose none se akabari gatwaye iki nyaguzi ko ngiye uranshekeje akabari gatwaye oya itonde nkubaza ariko ndumira n'umunsi mugabo twaganira urashekeje urafata igisirikare ukagihuza n'akabari ndashaka kubaza impamvu niyo ukuntu buje ibyo impamvu mbihuje mu gisirikare umudamu ntago ajyana mijipo aba yambaye ipantaro ADPR reka ngusobanure ko ADPR ivuga iravuga ntabwo muba mubiza ahubwo mupfa kuvuga ibintu uri kubaza natwe ADPR iravuga ngo bitewe n'akazi umuntu akora yego ubupolisi gisirikare yego gutwara moto uranyumva neza umufundi umusuderi yemerewe kwambara ipantaro kuko ari mu kazi kabigenewe ariko ntiyemereye gucuruza inzoga tanduka ngiye kibazo ngiye none iki ngiki urumva tugiye mu mwuga uzanye ibintu bidahura none mu kabari gutese none se akabari ko nimba umuntu bihuriye nimba umuntu atafite ishuri none se imyambaro no gucuruza bihuriye none se ahubwo gucuruza utayinywa bihuriye niyo kibazo mubaza ni gutufasha umwuga w'umuntu ukawuhuza no guseriva rega nako nakazi ikibazo ufite ni ikihari urega iri toro ntuzarishobora dufite imbaraga zo gusobanura ibintu muri ADPR igira abantu bita abantu bafunze inguni tuvuga ngo ibindi byose ubikore ariko nturenge ku mahame yacu urumva rero mu buryo bwa gisirikare ntawe wabihuza babona ukuri ntugahuza igisirikare n'akabari ntugahuza umwuga n'akazi gasanzwe ariko ubundi ikintu cya mbere bijyana n'urwego wamenye mu Imana kuko buriya hari ibintu ugiye none uhita ngusubiriza ikibazo kimwe niba umuntu yatuye ko ubundi mu by'ukuri inzoga si icyaha agiye mbikubwira kuko ntago bibiri igaragaza ko ari icyaha iravuga ngo ushukwa nazo ni utagira iki ubwenge avuga ngo mwirinde ibisindisha nta magambo yavugaga noneho ahandi havuga ngo azabona ishyano uzinduka avumba undi yabyiguriye cyangwa n'iki byose havuga muri biravuga ngo azabona ishyano uha ibisindisha umuturanyi we kugira ngo abone ukuntu amushuka nk'inzoga muyihugiye gupfa n'ugiye kurangiza ubuzima ariko urahagaze bati twebwe niko ngiye kubwira discipline kivuga ravuga ngo twe twabujije abayoboke bacu kunywa inzoga kuko zitera gukubagana zitera ibyaha kandi zitwara abantu amafaranga icyo gitabo cyanditse twabujije yumvira mu nkubwiye jewe yuko bitera ariko yose noneho uraje itonde winjyana kure wowe uraje bavuga uti genje mu itorero rya ADPR niba winjiye mu itorero rya ADPR wemeye n'amahame yose iryo torero rero iyo ubikora ukibirimo kuko icyo umuntu yatuje akanwa kimuhindukira icyaha urankurikira ndakumva rero abantu ntibazi ibyo bintu ari impamvu yavuze umubwiriza ngo nujya imbere y'Imana jya urinda ururimi rwawe n'akanwa kawe kuko nutabirinda uzacumura rero uwavuze ati jyewe mbaye umuroko nubwo yasengera mu yandi madini ati ndetse inzoga ndetse kwicuruza sinzajya naho zikora imbere y'Imana Mana nzakubaha marayika ahita yandika ati we ko uzize icyo wagize gute icyo urahiriye nicyo uzazira sore uje gutumva ibyo bijyana n'iki n'imyumvire ya muntu undi akaba ati jyewe ariko ibintu nabonaga nari naraboshywe nabonaga nari narabeshye ariko niba uri bwibohore boho kujyaho babyemera kugira ngo uruhuke umutima nta kuboho kujya ahandi kandi nabo batabyemera nabwo ukoze amakosa boho kugenda niba ushaka ipantaro manuka yambara iyo ngiyo si icyaha kuko buriya n'uriya muntu bagufashe mu nzira uyigendana bavuga ko iyo pantaro yambara ari mu kazi kuko ni umwambaro w'akazi ntabwo akwiye kuyambara mu muhanda ni umwambaro w'iki w'akazi utakarimo nyine ni ikibazo udefiriza cyane ugashyiramo ibintu bikafatika cyane ukadefiriza tukabibona gace karemewe simbizi n'udefiriza tukabibona bazagusekura kandi wishwe n'iki nibyo wivugiye wiyemereye n'indahiro
aha nkugarukire ubwira ijambo rikomeye yego uzi ko tuzaza indahiro twarahiye buri imbere y'Imana ngo uyu mugore nzamukunda turwaye turi bazima abyaye tabyaye sinzamurutisha abandi barangiza ukamuca inyuma iyo ndahiro mu ijuru Imana izayikubaza kuko ijambo ryakuvuye mu kanwa Imana izahorera agaciro kuba ngo ndi imbere y'Imana nta nubwo ari imbere ya nyirasenge na nyina wawe imbere y'Imana n'imbere y'iki yitorero namwe ari abapasiteri namwe muratubambisha nimwe mwibambisha none mwazizanye izo none se ko ujya rega buramubwire rese ujya kubyemera ntago wabaye kushyize imbere ngo byemere cyangwa no mu rusubaza ngo uracyemera kubana n'uyu mugore ngo ndabyemera reba kariwe niwe sawa bivuga rero buri akayica nuvuga ngo amagambo yose tuvuga aho bire yavuze ngo niryavugiwe munsi imbere kumperuka zijya ku musozi hejuru nyamwe barababohoye bari guseza ngo vuga icyo ushaka niyo uri kumwambika impeta ariko indahiro ya mbere no noneho pastor ati nanjye nshingiye ku ijambo ry'Imana nshingiye no ku mabwiriza y'itorero ryanjye nyobora yego uyu muntu ndi imbere y'itorero kanaka abaye umugore wa kanaka yego nyirakanaka umugore akabisobanura Imana yafatanyije hakagira igitandukanye yego musho tuma turagenda turekeraho tunasoza ariko ntitware cyangwa twari tugana ku musozi nsigaje ikibazo kimwe sawa urakoze kimwe cyonyine gusa kitagira icya kabiri kandi kitagoye pe oya niyo cyakigoye nagihandoringa